reka tubasuze kandi dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Reka kandi tugushimire wowe wamaze gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, tunakwibutsa ko ari byiza gukanda kuri kariya kazogera kari iruhande. Iyo ukanzemo ni ukuvuga ngo ibiganiro byose dukora bigenda bikugeraho ako kanya utiriwe ujya kubishakisha. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo twise ngo inzira ntibwira umugenzi. Ni igice cyangwa se episode ya mbere, ariko mukaba muzakomeza kugenda amuyumva cyane ko ifite ibice byinshi cyane. Reka mba nyuriremo gakeya ko ari inkuru y'umusore Muhire wavuye ku ishuri akanga kujya mu cyaro cy'iwabo, arangije amashuri agahitamo kujya gushakisha ubuzima mu mujyi. Gusa ariko inzira yagiye anyuramo mu by'ukuri ntago yamworoheye, yamubereye ndende. Uraza kugenda ubimenya byose. Ngewe nitwa na Christine Ntirushwa nk'ibisanzwe. Reka rero dutangire tubaha ikaze muri iyi nkuru izamara igihe kinini, dore ko ifite n'ibice byinshi bikurikirana. Inzira ntibwira umugenzi koko. Ndangije amashuri yanjye yisumbuye byarangoye cyane, ndetse ibitekerezo biba byinshi mu mutima wanjye, ariko mu by'ukuri byari bigoye. Nitwa Cyiza, ubwo nkirangiza kwiga mekanike mu ishuri rya ETK i Kabgayi mu karere ka Muhanga. Twari tumaze gushyiraho akadomo ku kizamini cya nyuma. Manuka hepfo gato y'amashuri nicara mu gashyamba gatoya agahari, ntangira kwikoresha inama nibaza aho nzahera nkomeza urugendo rw'ubuzima butoroshye buteye amatsiko bwari buri imbere yanjye. Ariko biye koko ngo inzira ntibwira umugenzi. Nakomeje gutekereza cyane ngera kure. Mu bitekerezo byinshi byari bindimo, nafashe umwanzuro ko ntagomba gusubira iwacu mu cyaro ku ivuko, kuko numvaga bavuga ngo iyo urangije amashuri ugasubira mu cyaro ntubona akazi, abatarize bakaguseka ndetse bakagusuzugura, bakavuga ngo ntaho utaniye nabo, ndetse ko n'amafaranga y'ishuri bagutanzeho yapfuye ubusa. Nibwo napanze kuba nakwerekera mu mujyi. Nuko Muhire, umusore twiganaga mu ishuri rimwe, twari inshuti ndetse tunararana, yavukiye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Nuko ndamusanga musaba ko twajyana iwabo kuko bari batuye mu mujyi, akaba ariho natangira gushakira ubuzima. Nkibimusaba ko twajyana nkajya kuba mba iwabo mu gihe ngishakisha, ntiyatindiganyije kubyemera kuko twabyumvaga kimwe. Muhire yari umusore w'umwana mwiza wari ukunzwe na bose, cyane cyane abakobwa. Niwe wankuyemo icyaro ndasobanuka. Namwumviraga kubi nkamurengera akabone nubwo yaba ari mu mafuti. Mu gitondo ubwo twari tugiye gutandukana n'abandi banyeshuri twigana, nagiye kubona mbona Benita wakundaga kugendana na Cynthia, umukobwa wari girlfriend wanjye, aza agana kuri biro ya diregiteri aho nari mpagaze ntegereje Muhire ngo dusezere ikigo dutahane iwabo. Nkimubona nibutse ibyaraye bimbayeho, nshaka uko mucika ngo umve aho hantu, ariko ahita angeraho. Amaze kunsuhuza Benita agira ati, ahwi Cyiza, uzi ko nari nagushakiye ahantu hose nakubuze, kukubona bimbijije icyuya pe, mbega wanshakiraga iki se Benita? Namwe se mujya mugira abo mushaka? Ubwo rero uragira ngo unkomeretse umutima mwateyemo icumu mukawahuranya mwitwaje ko nakunze? Egoko
ko numva uvugana agahinda kenshi Cyiza, mbwira habaye iki? Atari mwese kandi mwabizanye? Nako mwebwe uravuga Cynthia se? None undi ninde naba mvuga? Ariko ubwo urijijisha kugira ngo bigende bite kweri? Cyiza, mbabarira, nicyo cyari kinzanye. Ntabwo nari nzi ko mu gihe cyose umaranye na Cynthia yakubeshyaga ko agukunda. Nimugoroba nibwo namenye ko Benita, rekeraho rwose kubinyibutsa. Niba anagutumye ngo uze unsonge ntumbonye, ndabizi neza, mbese hose rwose wari ubizi. Mwafatanyije kumpuma amaso, nsigara ndi inka cya kirondwe cyasigaye ku ruhu inka yarariwe kera. Nanjye ngo mfite izama akunzida. Yewe ahubwo mbabarira, ubugiye ibyo mwankoze birahagije. Ubwo narahindukiye ngo ngende, ariko Benita amfata akaboko akomeza akumbwira anyinginga. Cyiza, rwose Cynthia ntabwo ari we untumye kuza kukureba. Ubwo se yaba ntumye kuza kugusonga ate kandi bamaze kumujyana? Mbivuga, tangira wivemo n'ubundi, niyo maherezo y'ikinyoma. Muri ako kanya Benita anabonaga asa n'uwabuze uko yifata, yatangiye kwicwa n'ibimwaro, areba mu nzara z'intoki ze, nuko yakubura amaso tukayahuza, akongera akareba hasi avugana ubwoba n'isoni nyinshi. Icyakora Cyiza, mbabarira, nari nkubeshye. Mbere hose nari mbizi ko Cynthia afite umusore bakundana. Yewe na weekend nyinshi yakubwiraga ko atashye iwabo yabaga akubeshye. Uwo musore bakundana niwe waje kumutwara mu modoka, baragenda, nanjye baba baransize. Benita, nyuma y'igihe si igihe, ibyo kubimbwira ntacyo byamarira. Gusa Cynthia hazicuza inzira ntibwira umugenzi koko. Nako abakobwa mwese buretse cyakora. Oya sha Cyiza. Benita, abakobwa muri abagome, nta rukundo mugira, muri indyarya, muri abagome, murabeshya, mbese muri babi, mudukina imitima, mukatubabaza, mukatugaraguza agati gusa. Cyiza, basi widushyira mu gatebo kamwe, aba umwe agatukisha bose, kandi twese ntago turi abahemu. Ntacyo, ariko impamvu nayimenye iri joro. Ninjye wihaye gukunda uwo ntazaha ibyo akeneye byose, kuko ku mukobwa ari rwo rukundo. Ndicuza, narisumbukuruje, ariko ntacyo, ndangije kwiga. Ngiye guhigira hasi no kubura hejuru ifaranga rigura urukundo. Nindibona nzarugura, gusa ntawe nzigera mpa urwanjye. Benita. Oya Cyiza, basi mubabarire ku bwanjye, wumve impamvu nje kukureba. Umutima urankomanze, ntekereje ukuntu uri umusore witonda, ko nta kibi cyawe nzi kuva nakumenya. Nukuri nasanze ntatandukana nawe ntagusabye imbabazi. Mbabarira, ndagusabye. Muri ako kanya nitegereje Benita, kuko wari waciye bugufi mu gihe nari nkiyumvisha uburyo ki namubabarira. Yarahishiye Cynthia wambeshye imyaka 3 yose twari tumaranye, byitwa ngo arankunda. Muri ako kanya Muhire yahise ahinguka aho yiteguye, dusiga Benita aho twerekeza muri gare gutega imodoka.
Inzira yanjye nyuma y'ubuzima bw'ishuri nayo ngiye kuyitangirira mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Twageze muri gare natwe dukatisha amatike nk'abandi, turicara turategereza. Isaha yageze imodoka igera ku murongo, turinjira turicara. Bidatinze iba irahagurutse, dufata umuhanda mu modoka turagenda. Muhire, ariko bro, uriya mukobwa nasanze muri kumwe ngo ni Benita, buriya yakubwiraga iki koko? Kandi byose yarabigizemo uruhare ngo Cynthia akugirire bazanga, kugeza aho useba imbere y'abanyeshuri bose ukaba utashye nk'imbwa. Muhire, mbabarira ntiwongere kunyibutsa ibyambayeho. Ubu natangiye ubuzima bushya, ibyo mbitaye umureteka kabisa. Ibyo se byakuraho ko utashye nk'imbwa? Nakoreka wa mugani ndeke kuguseka hazamuka utazanseka hamanuka. Ntiwumva se? Ahubwo mbwira ko wanyemereye ko ngiye kuba iwanyu, wabivuganyeho no mu rugo cyangwa urabibasaba tugezeyo? Ibyo byiguhangayikisha bro, narabikubwiye ko nibanira na sister na mere gusa. Urumva rero ntabwo bakwanga ko uba mu rugo, cyane ko utagiye kwicara ahubwo ugiye gushaka ubuzima. Niba ubyizeye ayo yaba ari amahirwe, naho ubundi kujya mu cyaro nkicarayo naba ngayitse. Noneho bariya abaturage ntabwo nabakira bambonye ndi mu murima kandi byitwa ngo narasomye. Waba uraburije kabisa. Wowe nugera mu rugo icyo ugomba gukora, ugomba gushabuka. Mu rugo twiberaho kijamatu. Yewe na mere nta byinshi agira kuko nawe yakuze yirwanaho, nk'uko nawe ushatse inzira yawe ukanga kujya aho iterambere rizagera nyuma y'abandi. Ese niba ari uko bimeze, ibyo nta kibazo kabisa. Wowe inyizera kandi urabizi ntabwo twabanye nabi. Ubwo twakomeje urugendo tugera i Kigali Nyabugogo, dufata iyerekeza i Nyamirambo. Mu kanya gato cyane tuba tugezeyo. Nuko Muhire yatangiye kugenda antembereza, nanjye nari narangaye ingenda ngwira abantu kubera kugenda amaso nayahanze amataje n'imodoka. Dutambuka urugendo ruto duhinguka ku gipangu cyari impande y'umuhanda. Nuko Muhire arakomanga, hashize akanya hakingura umukobwa w'inzobe wari wiziritse igitenge mu gituza nk'uwari uvuye muri dushe. Nahise nkeka ko yaba ari mushiki wa Muhire, yari yarambwiye ko yitwa Marina. Agikingura, ni Muhire, mana yanjye we! Ubwo barahoberanye biratinda. Wabonaga ko bafitanye ubumwe budasanzwe. Amwakira igikapu, barinjira, ndabakurikira. Bageze imbere gato Muhire aramubwira ati, ariko sister nawe nta byawe, ubwo se iyo usuhuza undi mwana wari kubiki? Marina yahise ahindukira vuba ati, sorry, binshiyeho, erega njye na mere tuba tugukumbuye. Ahubwo se uyu niwe wambwiraga? Muhire nanjye ndisetse kabisa. Undi musore nako yitwa Cyiza, twiganaga, umuvuzeho ikizi? Marina amaze kunsuhuza yaranyitegereje cyane amwenyura, maze avuga aseka, dore ko yabikoraga neza. Ndabona ari bogari kabisa. Nuko mwari ku ishuri, ubwo murangije noneho ibintu nibwo bigiye kuba byaba byo. Urabe wumva Cyiza? Nuko twarakomeje twinjira muri salo. Marina amaze kutubikira amatera, ibikapu, mbese ibyo twari tuzanye byose, hagaruka muri salo abatangira kuganira byinshi.
nuko Muhire amubaza ibyo ku ishuri na mushiki we amubwira ibyo mu rugo, namwe murabyumva. Bakomeza kuganira ariko njyewe ndibura mbura ukuntu ninjira mu kiganiro cyabo pe. Nyuma y'akanya katari gatoya Muhire atangira abwira sister we, sister none se wabyakira ute ko tugiye kujya twibanira anakiza hano? Koko se Muhire, kabisa uyu musore ni inkoramutima yanjye, twasangiye byose ku ishuri, rero yansabye ko twazana akagerageza gushaka akazi haba hano kandi ntabwo nari kumuhakanira. Marina amusubiza aseka cyane, wabibwiye mama se? Oya, ntabwo nabimubwiye ariko nizeye ko atari bubyange. Okay, njyewe urabizi nta kibazo cyanjye, mama nabyemera ndumva nta kindi nabihinduraho rwose, ariko ntabwo yabyanga da, gusa nizere ko oya nta kibazo cyakiza, yewe ni umwana mwiza kabisa. Urumva we nazana umuntu untizeye? Marina, okay, nta kibazo noneho, ahubwo se ubu ntimushonje? Nako nanjye ngo ndabaza, reka nze mbiteho. Marina yahise ahaguruka aragenda, amaze kugenda Muhire amereza ikiganza maze arambwira ati, Muhire nabikubwiye, erega hano twiberaho kijama, ubuzima turabworoshye, wowe tuza na mama ntari bike, naza ndakeka ari bubyemere hatatugoye. Urakoze cyane bro, nanjye ningira amahirwe bikampira ntabwo nzigera nibagirwa ko uwambereye icyambu ukingeza ku buzima bwiza. Ningira amahirwe ubuzima ntangiye bukampira nkazabona amafaranga, ntabwo nzakwibagirwa kabisa. Muhire, kubona amafaranga byo uzayabona, hari n'igihe twazagira amahirwe tugatsinda ku manota meza tugakomeza muri kaminuza, ahubwo se reka tuvuge ko wagize amahirwe ifaranga waribonye, bizagenda bite? Sha nimara kwikemura nkanakemura n'umuryango wanjye, nzishima n'ubundi buzima ni butoya. Koko se njyewe ewana nzambara njya inkwe, ahasigaye nigire mu by'urukundo, nihemure ku bakobwa, mbabeshye mbishyure ibyo Cynthia yankoreye. Ngo kiza, ubwo ni uwo mugambi ufite kweri? Sha byihorere, we byihorere, icyo nzakora ni njyewe nkizi. Reka ifaranga ndibone gusa, ikofi nimara kuzura abakobwa bazansekera bose, nzabakira mbahe byose kuko ari byo bita gukunda. Ubundi nimara kubona icyo nshaka nzajya mbereka igihandure, basigare mu gahinda, igikomere Cynthia yanteye wumve uko kijyana. Kiza, uwo ni wo mugambi ufite kweri? Usiko nta n'impuhwe ufitiye abakobwa bano? Kandi bamwe bararengana, ntibazi uko kujyana no gukunda ibintu bimera. Nkaho umunsi wabonye ako gafaranga wapanze imishinga nk'umusore ukeneye gutera imbere, ngo urapanga kuzihimura ukiri abana b'abakobwa umutima. Muhire, nanjye sinjye, umuntu avuka ari mwiza ariko abasanze bakamuhindura. Igikomere Cynthia yanteye nzakivurisha kuri buno buryo, maze buri mukobwa wese uzemera kumpa ibiganza, nazinutswe urukundo kandi nanjye sinjye, nawe urabyumva. Nkivuga ibyo ako kanya atwikanze hari umuntu witsamuye, nguhindukira vuba, nakubise amaso uwo nabonye inkikanga cyane, umutima uransimbuka. Ndatitira nuko mbura unkwirwa.